Pas ufite experience muri uyu murimo pe. Ngende kugiye wakirijwe yego uri pastor yego tunagende no ku myaka ufite ntago uri umuntu mutoya ntabwo nge kiri umwana frère ariko ejo nakoze ikiganiro kiza kuvamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ntago naye mbyiteze ko nibuze kumva ibyo bintu aho bivugwa ko mugabo wa Mutesi ataye abagore benshi Mozambique Mutesi akagenda agashyingiranwa nawe abizi yego iyo bira bintu biri kuvuga ku muntu umupasteri bigakomeza bikagenda bikavuga ni nk'iresoma abantu baba bakwiye gukuramo ibyo ngemera ngo kutafata imyanzuro mizima sinzi yanareba umuntu yakora ikosa rimwe kabiri gatatu ndibimuhe isomo icyo akora ngashimira Yesu utarobanura ku butoni Mutesi bya bintu bibaye ari ngombwa ko yatandukanye n'umugabo wamugina inama ko gushaka undi mugabo Reka mbasuze bakunzi ba Gonareke Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngiye nitwa David ngiye mugiye kora muri kigano nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umuntu w'Imana Pastor Ban ntago ndi nyine kubwo ndi umukristo TV amen turibuze gusanga bino byose amen 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 Pastor yumva ute meze neza ndashima Yesu ndashima Kristo ndashima Kristo mu mubiri mu bugingo mu mwuka meze neza ndashima reka dutangana yangeso yacu yangeso yacu gusenga yego yego umunsi tugiye gukora ikiganiro kidasanzwe uburyo ndibuze kukiyoboramo abantu baze kumva amagambo cyane kurusha uko bari buze kutureba sibyo yego ni karibu nisengesho ngo reka dusenge Mwami Imana yacu Mana dukunda turagushimiye sinarye niryubahwe wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe kandi uratwemerera ushimye ko tuhagera ku itariki mu kwezi muri uyu mwaka Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe hari benshi rero bavuye mu uyu mubiri bane bweze cecekirwa ndi bakiriho ariko twebwe turahari turi bazima Mana turagushimiye cyane izina ryawe ninahabwe cyubahiro utubera Imana tubera umucyo tubera ibyiringiro data myiza sengeye mwene data David gumana nawe wenda kuyobora ikiganiro nanjye ndisengeye umwuka wawe wabane nanjye sengeye bene data badukurikiye bari mu Rwanda mu mahanga hirya no hino data bo nabo bahereze gufashwa kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro ngaho utubera Imana tubera umucyo utubera ibyiringiro kubw'urukundo n'imbabazi zawe izina ryawe ryubahwe ngatugire neza muri byose dufashe muri byose niko dushimiye Imana tuyiragije mu izina rya Yesu amen hanyuma mumeze mute Pastor meze neza ngiye kwakira no kuri Gonareke Plus ariko kuri Mukiso TV ni umuntu usanzwe barakumenyereye hani wacu kuri Gonareke Plus no navuga ko uri umushitsi ariko umushitsi w'umusango musanga ngende umushitsi wamaze kurenga muri saro Imana yakurinze ndinze neza ndashima Imana byutse ukazunguza amaboko ukagenda ugahumeka umeze ute buriya rero iyo mbyutse nkumva ngije ifite umwuka wo guhumeka mbita nshimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho ko yambaye imyaka yo kurama ndakina ingora nyishimira mu isengesho mbone ngashimira Imana kuko nge namaze gusobanukirwa ko buri munsi Imana ifite ibyigomba gukora buri cyumweru Imana ifite ibyigomba gukora Imana ifite ibyigomba gukora buri mwaka buri Imana negira bishi ngavuga ngo Mana mu byo uri buze gukora umbe kuba umukozi wawe mu byo uri buze gukora nanyu ngoreshe kuba muri byo kuko ngewe narenze urwego rwo gusaba huko njye nageze mu rwego rwo gukoreshwa muri byinshi rero data bari bukore iyo yangiriye icyizere nanjye ngoresha mu bari bukoreshe narazi urwo gusaba kuko data David ufite umuhungu umwe witwa Devre sibyo uriya muhungu wawe numenya ko akeneye yawurute sibyo se nyene wowe uzi ibyo akeneye cyane kumurusha cyakora nawe nanone abari ibyifuzo bye bingana n'imyaka ye nawe akagusaba ariko byuzagiye gusaba kimwe wowe ugahita umutekerereza bitatu
nanjye reka kuko Imana ari data, ni data kandi azi ibyo ibingwiriye. Ngiye ntabwo ngikimusaba keretse ndi ikintu kiri irijansi. Hoko njye ndavuga ni data, uyu munsi urakora mu byinshi. Hari abarwayi rubukize, hari aburi byishurira amadeni, hari abari bubyare, bari ingumba, hari abubona akazi, hari abarahumurizwa. Imana ifite byinshi gukora ku munsi. Avuga ngo Mana nanjye umbe kuba muri buze gukoresha. Umva rero uburyo Imana ingoresha. Hari igihe Imana iba yandeye nk'umugisha, ikaba yambaye ku mugisha, ngabara ngavuga ngo mw'ibihumbi 50 ko nanjye mbibonye ngo umugisha, ninde nahesha umugisha? Ninde nanjye nanjye ninde ndibesha umugisha? Buriya David ufashe inoti ya 2 ugafata inoti ya 3 ukayiha umuntu atabiteganyaga, buri ubu murebe ifunguro ry'umunsi ni ibironga 3 by'ibirayi cyangwa 4 cyangwa se ikiro cy'umuceri, si byose? Uyu muntu utuma apfukama agashimira Imana ati Imana wakoze. Nanjye rero mba ndi mu b'Imana yakoresheje aho ngaho. Imana muri ndi gusaza wawe umaze gukorera Imana ukavuga ngo uguwe neza. Hari ikibazo, hari ikintu maze iminsi ni kugendana, yego, ariko ijambo sinzigere zamvira mu kanwa cyo kuvuga ati abantu batazi Yesu babayeho bate. Buri yarigezweho ikintu kigezweho muri wowe kiba kiri kugufasha, ariko kinafasha abantu benshi. Baza kifasha abantu benshi, gifasha abantu benshi kandi ijambo risimburwa n'irindi. Gifasha abantu benshi muri iminsi no kuvuga ati ngiyewe byibura. Pastor sinzi niwe kibaye abantu banyumvaga. Yego. Buri kiganiro cyose nkose. Kagira umuntu cigisha. Yego. Ukuramo isomo. Akagira n'ikintu yumvamo. Ntabwo nshaka gukora ibiganiro by'imfabusa. Yes, niko kora ariko. Umuntu utazi Yesu abayeho hate, si ibintu bisobanutse byumvikana. Babaho kandi nabo bariho mu isi yabo. Buriya David ino si nini, buri wese n'icyumba abarizwamo, buri wese na kote abarizwamo, nabundi isi nini. Hari abari mu isi yo muri kabari, abo bazi ibyiza byo muri kabari. Hari abari mu isi yo mu gutwara ibinyabiziga, nose nk'umushoferi uhagurutse Dar es Salaam yenda akaba ari bwambukiranye imipaka, uwo nguwo ahari burare afite bagenzi be bari burarane, sibyo bo bari buganire. Ariko nanje isi yanjye niyo mu Mana, niyo gusenga. Niyo gusenga kuko na David icyambuje nayo no gusenga, no kuvuga imirimo y'Imana no kwera kw'Imana. Nanjye rero ino n'isi yanjye, n'isi yanjye kandi iranyuzwe, nyuzwe nayo, ndayishimira Imana. Naho mu isi nini buri wese n'ibyabamo, niyo mpamvu mu isi tuzi ibintu bitandukanye. Imana imbabarire, hari abageni namaze iminsi ndi kwigisha mu mubano, mbivuge ntabwo ndabaye ndamuneguye cyangwa se muvuze. N'umusore wanjye yagiye ajya kurambagiza mu badive, mu badive bonse wa 7. Ndabigisha ngeze ku kanya ko kubabwira ni harageze, niba ari ibyaha mwagendeyemo mu byihane, mugiye gushinga urugo rushyashya. Umukobwa atangira kumwese, none kwihana ni ibiki? Umukobwa kwihana ni ibiki? Kwihana ni ibiki? Nawe ati nyine kwihana ni ukwatura ibyaha wakoze. Kwatura si byo, ni ibiki? Kandi uyu muntu nawe aba hehe? Mu idini. Aba mu idini. Bishaka ngo iyi dini abarizwamo bashobora kuba batazi kwihana ngo ni iki, bashobora kuba batazi kwatura ngo ni iki. Ariko twebwe kuko twasomye ijambo ry'Imana muri Yakobo 5 ngira ngo 16, aravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, gukingura ijuru cyane ngo yasenganye umwete. Ubwo rero ndabwo bigishwe rino somo ryo kwatura, ngo bamenye kwaturira Imana ibyaha byabo. Mubwiye kwatura rero bimubera mu gicuku, mubwiye kwihana rero ko yende iwabo ijambo kwihana ntago bazi ibyari byo. Kandi nabo bazavamo abantu bazajya mu ijuru, none kandi nabo bakorera Imana. Ubwo rero Imana niyo izabisobanura. Hanyuma rero ntago nshaka kugutinda, nashaka ngo dukwane iminota mike ariko y'ingenzi. Yego.
akenshi iyo mvuze kino kintu mba ngiye kuvuga ku kintu cyo kuba ku murimo w'Imana cyane ariko kiba kiri ahangana niho tugomba gushinga agati cyangwa se tugatekerezaho nk'abantu. Pastor ufite experience muri uyu murimo pe ngende kugiye wakirijwe yego uri pastor yego tunagende no ku myaka ufite ntago uri umuntu mutoya ntabwo ngikiri umwana frema ntabwo ngikiri umwana nawe aho sibye ko sibye uruhano nakora burizo rubundi ari umuntu wanakwibeshya kandi bajya gavuga urari wanyibeshyaho ntabwo sengera gakiza hari umuntu watubwiye umuntu n'ubwiza bw'Imana ngaba afite ukunda agaragara niyo yaba ashaje ngo twe tubona ari umuntu ukiri mutoya nibyo rwose bushize twaganiye kuri Pastor Mutesi yego tugana ku kiganiro ariko ejo nakoze ikiganiro kiza kuvamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ntago naye mbyiteze ko nibuze kumva ibyo bintu aho bivugwa ko mugabo wa Mutesi ataye abagore benshi Mozambique Mutesi akagenda agashyingiranwa nawe abizi yego iyo biriya bintu biri kuvuga ku muntu w'umupasiteri bigakomeza bikagenda bikavuga ni nk'iresoma abantu baba bakwiye gukuramo ibyo yenda dushobora kuba hari ikindi gihe twabiganiyeho ibyo ngemera ngo kutafata imyanzuro mizima kutafata imyanzuro mizima kandi buriya David buri ikintu nakubwira muri iki kibuga cyangwa se mw'iyi nzira yo kujya mu ijuru bose ntabwo ari abageni harimo abaherekeza abandi sinzi niba umuntu yakora ikosa rimwe kabiri gatatu ndibimuhe isomo ndibimuhe isomo buriya bino bintu icyambere we ubwe bibamutesha agaciro kandi cya kabiri natwe ubwacu nk'abakozi Imana barimo iki gisata kivuga butumwa natwe ubwacu bidutesha iki agaciro kuko umunyarwanda yavuze ngo umukobwa mwagatukisha bose bituma natwe twese baturebera mu iyo sura icyakora ngashimira Yesu utarobanura ku butoni Yesu we azabe abe arabazi kandi nasomye biramyura ngo hari 7 bitarapfukamira Bayali naho baturebeye mu iyo sura babona twese dusa na Mutesi babona twese dusa na naka dusa na runaka ariko buri muntu n'umutima we Bibiliya ndayikunda avuga ngo warinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa umucamanza wa mbere ni umutima. Hanyuma pasi reka mbitemva kwa kino kintu cya Mutesi maze ku kintu nengambire kukubaza cyane yego Mutesi bya bintu bibaye ari ngombwa ko yatandukanye n'umugabo wamugira inama ko gushaka undi mugabo nje namugira inama kuva kera namugira inama yo kwigumana akaba yenyine akaba yenyine kuko buriya byingo byaramunaniye okay namuri bugashoboye nanjye ndagashobora buriya by'urugo byaramunaniye buriya byaramunaniye ashake yibane akorera Imana akizwe neza ndacu bizaba bimutwaye iko bimeze. Hanyuma ikindi kintu nakubaza ko yankunze kukurekura tuge ijambo ry'umunsi umuntu yagendana usishaka kugutindana cyane yego kuko hari impamvu zatumije duhura yego ko ku Gisenyi kaza kunsura ariko rero kino kintu sinareka kukikubazaho yego Pastor ejo bune hari umwana w'umuhungu twabonye witwa Kagarara impamvu ngiye kumuvugaho nuko byivanzemo abakristo ndetse byivangamo n'abahanuzi yego Kagarara ejo bundi abantu benshi baramumenya ariko bamaze kumumenya haza umuhanuzi umwe avuga ngo Kagarara agiye gupfa kuko Gugu yapfuye kuko dore Imbogo yapfuye yego duhishusho bira bintu kuba bamwe baje bakavuga ngo babintu ntago biturutse ku Mana ahubwo ngari kugiranya abantu bapfe mu buryo bwabo akaza nundi koko urabahanuzi nukuri tubwizere cyangwa se ura muntu afite ikindi yabashaka buriya rero David inshumu namanire ngo nzapfa ubundi sinzatura ngamo Kigali ubundi nzapfa niko bimeze nje rero nanumva atari igitangaza kirimo iyo umunsi w'umuntu wageze arapfa David isaha yawe itageze nawe dukurikiye igihe cyawe kitageze nubwo imodoka yakunyura hejuru waba mu mapine yayo ejo bundi ukabaho birashoboka cyane. Kagarara rero apfuye yaba apfuye ku gihe cye yaba apfuye ku munsi we niko bimeze huko yenda
nakwibaza nti uyu muntu wavuze ngo Kagarara agiye gupfa, ni iki cyabimuteye kugira ngo avuge ngo agiye gupfa? Yabibwiwe n'Imana. Oya, umva tugendane. Buriya hari Imana hari n'abantu. Turi kugendana. Hari Imana hari n'abantu. Buriya David hari kuguhanura uko ngubonye. Kagarara rero uyu munsi ndi kumubona ku mashusho media menshi. Si cyane. Mbene mubaza Kagarara ni bwoko ki? Ni umumisa ariko atuye he mu kahe karere ko mu Rwanda? Kuko ni umunyarwanda. Kumona rwose yabaye ukundi kuntu muri social media. Kagarara ko yabaye Kagarara. Sibyo? None okay, undi nawe Kagarara agiye gupfa. Mbere inyenyeri itaraka ko yaratarabivuze. Inyenyeri itaraka ko yaratarabivuze. Kanura David mu buzima buri wese afite imbano ye. Mberetse kwigisha umunsi umwe ndafashwa mu rusengero ngurw'abantu 500. Nabyo ati mw'abakristo mukorera Imana mukizwe. Bibiliya ivuga icya 10, Bibiliya ivuga amaturo. Muture mushima Imana. Kandi mwese ndago muzaba abavuga butumwa. Mwese ndago muzaba abapasiteri ngo mutungwe n'icya 10 n'amaturo. Imana turema imbano nyinshi. Mwebwe Imana yamye ngo muze hano kuko bino nabyo byari bikenewe mu buzima bwa muntu. Ijambo ry'Imana naryo ryari rikenewe, ariko Imana mu byari bikenewe mu buzima bwa muntu ibona ko no gutwara imodoka, ibona ko n'imodoka ikenewe, ibona ko no kunywa amajimba ari kubaha nyuma ya kamera, mbona ko nayo yakenewe. Turi kugendana hano ushaka kumbereza. Imana nayo ibona ko no kunywa yoje ko bikenewe. Njewe rero Imana imbamagarira kuvuga ubutumwa, uyo nawe imuhamagarira gukora kuko irakenewe yino. Twese rero ntabwo tuzakora kandi twese ntabwo tuzaba abapasiteri. Turi kugendana. Uyo waje bizamubeshaho ashima Imana. Uyu mupastori bizamubeshaho ashima iki? Imana. Nawe uri umunyamakuru, ni imbano yawe. Mu gihe ngica Imana rezi ko njewe nzagukenera nawe uzangenera. David niwe yarigeze kubwira ndega shaka amafaranga 10,000 mva Rubavu ngi Kigali ngiye kwa Brazil kuri Zaburi nshya. Angora ikiganiro kingana n'isaha n'iminota ndi yagishiraho. Yego ndagitegereza ndakibura. Turi kugendana. Numvaga muri nje hari ibiri gututumba muri nje. Ijambo ry'Imana n'ubuhamya nibyo ushaka kuvuga. Betutumba muri nje. Ndabwo naye ndakumenya. Araceceka ndi yahereza agaciro tike yanje. Ndi yahereza agaciro umwanya wanje. Nagiye navuye Rubavu ngi Kigali ndataha ndabana ndamenya muri Kigali nguyu munsi nananiwe yibanje kijyamano mbamutse kumenya muri Kigali na kugira ngo ngiryamira ngafata n'amazi, ariko ndishaka tiki njayo ndiyagishiraho wombese ariko mu gihe gikwiriye Imana avuga ngo humura mwana wanje nubwo agupfobesha. David namuteguye mu gihe cyanjye bizaza. Imana ishimwe cyane. Mu buzima rero Kagarara mbona utunda kora ndabwo azi gufata Bibiliya mwa, ariko utundu twiwa yihirika ari ngiki nga baro wombese ariko abantu tukareba tukanezererwa. Imana atanga ibyishimo n'ibindi. Yino nyenyeri yewe ritaraka uno muhanuzi ko yarataraje ngabivugeho, yarataraje ngabivuge. Hoko shura gusanga uyu muhanuzi yagize ubwoba. Uyu mugabo yitenze guca ko twanyura abandi bayitinga bagapfa natware gato. Nabwo ateka wasanga ari umuntu ejo wenda ariko abaza ariko ko mbona Imana igukoresha cyane. Uyibonye nawe Imana iri kugukoresha cyane utekereze ki? Njambye ati ngiye karege mbona Imana iri kugukoresha ngira ngo ngiye gupfa ngira nubwo bagasenga cyane kuko ngo niba Imana ikubwiye ikinde ejo kikaba yakubwira ikinde ejo kikaba karege ngira mu ubwoba ngavuga ati none wasanga ngiye gupfa none. Bo ibintu nebebiri iyo Imana kwibura amasezerano akihuta mu buryo mwe ni byiza, ariko umuhanga umwe navuze ngo iyo atinda nayo buzatinda ubuzarama. Ngo nayo yihuta vuba nayo buzava ku isi vuba. Ubwo rero ariko byose bikagenwa n'Imana kuko twaje ku isi kubera Imana, tubivuye kubera Imana, amasezerano asohora kubera Imana, hari natinda kubera Imana. Byose mu Mana rero birashoboka. Nawe Kagarara
napfa azaba apfuye ku munsi we mu minsi Imana yagennye naho hanyuma pasa uyu munsi bazi ko nkunda ijambo ry'Imana ariko n'umuntu ndifuza ko tuvuga ijambo ry'Imana mu bundi buryo bugiye butandukanye. Ndifuza kuza gusigira abantu ijambo bagendera umunsi ku munsi. Yego utari mu buryo bwo kubwiriza ariko iryo jambo bakarisigara nibura aza kuri babwa ryo muri Bibiliya kuko uribuka ikiganiro twakwanye ubwa mbere wasigiye abantu bavuga ati mugomba kugenda kuri ijambo kandi nubwo wabwirije ariko urabyibuka kuri icano cya kiganiro cyafashije abantu benshi. N'ubundi ndashaka ngo ubinkure nka kuriya n'ubundi soza nkurekure wigire mu bintu bya kuko n'umuntu umaze kutubwira ibyo twashaka kumva ibyo twashaka gusobanukirwaho nk'umuntu. Yego ya ijambo ry'Imana njyewe nshaka kubwira abantu ry'umunsi reka turisange hano muri Zaburi y'118 ku murongo waho wa 17. Zaburi y'118 ku murongo wa 17 haratubwira ngo sinzapfa ahubwo nzarama ndekereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. N'uyu murongo wonyine ni Dawidi wawuvuze, yawuvuze igihe ababisha be bari bamugose imbere y'amacumu inyuma y'amacumu kandi mu by'ukuri ndambabazi bamufitiye. Ariko abo icyo gitoro cyose cy'abantu bamuzengurutse abwira bari baje kumwica arabwira ngo mwumve njyewe sinzapfa ahubwo nzarama. Njyewe sinzapfa ahubwo nzarama. Bivuga ngo rura rupfu yararuteye ubwoba, ura n'urupfu rugira ubwoba. Ariko uzo ngo urupfu rube rwaje ubwira ati warupfa nubwo waje njyewe ndabwo ndi mubo gupfa kwitonde warupfu. Babantu rero amacumu barayakunjije ndumbaze ngo bari gitiye naho iyamanika amaboko agatangira guhita mu rupfu ari bupfe bari kumwica. Buri hari igihe abantu bavuga ngo yanga urupfu ngo rwiza ngo nuru ngo rubi ngo nuru ariko burya zose ni imfu. Sibyo zose ni imfu. Ariko yabwiye abari baje kumwica abwira urupfu ngo hoya warupfu sinzapfa ahubwo nzarama. Urupfu abashizeho stop abashizeho atasiyo abari baje nyamacumu ndumbaze ngo bayatwaye hehe. Uyu mushiki wacu rero n'uyu mwene data uri mu bigeragezo ni wowe ubizi bwira ibigeragezo ngo wabigeragezo we ndacyo uzandwara Yesu arangomeje ndacyo uzandwara Imana iri mu ruhande rwanjye umubisha ndawe. Reka dusoreze hano mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma rero tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana. Tumaze kumva amagambo meza kandi tumaze kuganira ku bintu bigiye bitandukanye kandi bikomeye. Icyo nabwira abantu nuko bagenda kuri rya jambo rimwe pastor ngonze kwivugira ngo turebe ngo twumve ariko tunagira ute tunigi. Yego. Sikije jambo si ryoroshye. Nose iryo jambo si ryoroshye. Turebe twumve ariko tunigi. Yego. Turebe twumve ko tunigi. Ntari kureba, ntari kumva, hari no kwiga. Kandi jobona barabidusobanuriye. Jobona barabidusobanuriye cyane. Kureba ni kimwe no kubona ni ikindi. Kumva ni kimwe no gusobanukirwa ni ikindi. Hari igihe umuntu yumva ariko ndasobanukirwe. Hanyuma nimero ya pastor ni 078 24 5 8 2 6. Reka nyisuyemo 078 24 5 8 2 6. Umuntu wifuza gusengana nawe, ku muntu wifuza kuganira nawe cyane ko ari umushumba yakugira n'amahano hagiye hatandukanye. Pastor dufashe usenge abantu badukurikiye. Yego. Bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye n'aka kanya kugira ngo Imana igiki bikoraho none twisoze n'ikiganiro cyacu. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye izina ryawe niryubahwe. Uri Imana inyembaraga, Imana isi byose, Imana y'urukundo, Imana nyamana, Imana yera, Imana ifite kwera kose no gukiranuka, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Sengeye uyu mwene data, sengeye uyu mushiki wacu, mubera Imana, mubera umucyo, mubera ibyiringiro Kristo myiza. Kubye neza yawe, kubye imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe, Mana ndagushimiye izina ryawe nirishyirwe hejuru. Girira neza abantu barwaye ubabera igisubizo.
girira neza abantu mu madeni ubabere igisubizo. Data misamwa mudukunda, bano bakobwa bacu ubabere umucyo, ubacire inzira data myiza, bagere ku byasezeranijwe bityo bashime izina ryawe. Data myiza zino ngo ziri gusenyuka uzigenderere data, abo twese myiza zubake, marayika wawe azigeramo data, usoma byose ubahembura abana bawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Bantu baremeshe n'amadeni data myiza ubagirire neza, ubacire inzira, bambeke gukiranuka mu izina ryawe ryera, ubaneshereze kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana isumba byose. Bana nabawe ubagirire neza data udukunda, data usumba byose, data bari kurata akazi bose ubegere mu izina ryawe ryera, reka abashake bisubize kuri wowe babihabwe nawe. Ngatugirire neza, umve gusenga kwacu mu izina ryawe ryera. Uyu mushiki wacu urwaye indwara z'amayoberane zidasobanutse, ndamusengeye nubane nawe, numwegere, mubere Imana bidasobanutse muri we bisobanurwe kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo. Ngamba gusenga no gusaba kwacu nizeye kuri Imana yumva. Data wa twese myiza, uri Imana iremye ijuru n'isi dusenga, ndabwira Bayali ngo twikebagure kuko nzi kugira neza muri byose, izina rye niryubahwe. Ngabikorere kuyubahisha ku bwa Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amina, 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 amina.